reka mbaye ikaze cyane abantu mwese buri gihe cyose mutegereje muvuga ati reka turebe akantu abavandimwe baraza kuba bagenda bashyiraho kuri YouTube channel yabo kabisa. Nizera ko mumeze neza cyane, nkomeza ngenda nashimira buri wese ufata umwanya we akaza kuri YouTube agasacinga YouTube channel yacu, akanagenda akora subscribe ndetse akanashishikariza n'inshuti ze kugenda zibimenya. Ni bimwe mu biba bigiye bihari, abantu benshi bacitse ururondogoro bakibona lyrics z'indirimbo yitwa Mood Forever kabisa. Abantu benshi baje ko bagenda bacika ururondogoro bavuga ati ibi ni ibiki, ati ese koko Jay-Z yabavuka mu Rwanda? Ni indirimbo umugore Beyonce, umugore wa Jay-Z, yakoranye n'umugabo we Jay-Z, ayikorana kandi no bita Childish Gambino kabisa. Indirimbo iri kuri album yakoranye n'abahanzi benshi bo ku mugabane wa Afurika, album yitwa album kabisa, ni album yibanze cyane ku mugabane wa Afurika. Agenda avuga ati agenda akorana n'abahanzi bo ku mugabane wa Afurika mo ba Mr Easy, ba Yemi Alade, ba Burna Boy. Ubona ko kabisa uyu mukobwa yibanze cyane ku mugabane wa Afurika. Ni indirimbo yitwa Split itangizwa n'amagambo y'Igiswahili kabisa. Iyi ndirimbo muragenda mwumva muri background, akaba ari indirimbo ya Jay-Z, Beyonce ndetse no bita Gambino. Ni album nziza cyane igezweho muri Amerika, ikaba indirimbo zimwe zayo zaragiye zikoreshwa muri filime bita The Lion King, kandi ni album igezweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyatangaje abantu si album siki, ni amagambo ari mu gitero cya gatatu cy'indirimbo kabisa, aho Beyonce avuga ko umugabo we akomoka ku mugabane wa Afurika mu gihugu cy'u Rwanda, ati papa w'umwana wanjye akomoka burya mu Rwanda. Abantu benshi bahise bikanga baravuga ati ese kuko Jay-Z avuka mu Rwanda? Ni ibintu byatangaje abantu benshi, bakaba bakomeje kugenda babivugaho, avuga ati umugabo wanjye afite inkomoko mu Rwanda, akongeraho n'ibindi bigambo byo kwitaka cyane. Abantu benshi bakaba bagiye babitindaho cyane bavuga ati se Jay-Z yaba akomoka mu Rwanda? Abantu benshi bakaba batabizi. Abavandimwe batangiye kuvuga ati buriya baratangira bamwe bamwite ko ari umukuze wabo cyangwa n'ibindi byinshi. Ubona ko ari ibintu biri aho ngaho kabisa bitandukanye cyane kabisa, ubona ko ari ibintu bigiye bitandukanye cyane kabisa, ubona ko ari ibintu biri aho ngaho abantu benshi bagenda babyitaho neza cyane kabisa. Abantu benshi bagenda bavuga ati iyi ndirimbo ni indirimbo iri gukomeza kugenda ica ibintu. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba koko ari ukuri cyangwa niba ari kwakuri kw'abahanzi, ariko mu by'ukuri niyo mpamvu kubona abantu benshi bagiye bagiraho ibibazo bavuga ati Jay-Z ashobora kuba yagenda akomoka mu Rwanda. Ni indirimbo yibanze kuri Afurika. Mpamya ko mu mateka ya Jay-Z simpamya ko afite ahuriye n'u Rwanda, ahubwo mpamya ko ari kwakuri kw'abahanzi kuba kugiye gutandukanye.